muri 80 mu kwezi kwa 11 muri 80 mu 1980 Imana nibwo yampamagaye injyana kubana n'umuhanuzi Mariam Kinyamaruru. Twabanye nawe imyaka 16 yabagaho yagize imyaka 24 Mariam atarya atanywa ataja ku marazima ayariyo yose adahindura umwenda. Twageze kuri Erayono aho Yesu yazamukiye. Reka mbavuge Erayono ndayivugamo ibintu bibiri. Kuri Erayono niho abakristo bose bo mu Isiraheli niho bashingurwa kuri Erayono kubera gutegereza Masiya ko ariho azagaruka. Babashinguriye kuri Erayono kandi ho icakabiri cyaho hantu ntabwo bashinga umusaraba. Aramuhura TV ishakiro ry'ubutumwa bwiza umusemburo w'agakiza. Aramuhura TV. Bakunzi barabohora TV, tugize umugisha kubana n'umukozi w'Imana mwakunze cyane, tugezaho ijambo ry'Imana, tugezaho ubuhamya. Uyu munsi rero yatuzaniye ubuhamya kandi n'ubuhamya bukomeye cyane. N'ubuhamya by'Imana yamukoreye, n'ubuhamya bw'inzira yanyuzemo, n'ubuhamya bw'ukuntu yabaye na Mariam, n'ubuhamya mu bukurikire Imana yamufasha kandi zikabutugezaho neza. Turagira ngo abanze abibwire kugira ngo tubone kumuhakanya. Murakoze cyane. Nitwa Evangeliste Muhizi Nkundabera Jotamu, guturuka mu rurembo rwa Nyabisindu, mu itorero rya Nyabisindu. Birumvikana ko ari mu rurembo rw'amajyepfo mu karere ka Muhanga mu itorero rya Pentecote ADPR. Yego. Urakoze cyane. Turakwakiriye kuri Arabohora TV. Arabohora TV igera ku isi yose. Arabagukurikirana bari muri Amerika, abari muri Aziya, kandi tuzi ko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo kizaranga Yesu ko agiye kuza nuko ijambo rizajya ku isi yose. Ubu rero turagira ngo uze kugeza ku isi yose, iguteza amaso, iguteza amatwi kugira ngo ubageze ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Tutatinze rero reka tuguhakanya kugira ngo ibyo ufite byose ubidusangize. Asante sana. Imana igumugisha. Murakoze cyane. Ndashimira Imana kuba ndi hano muri channel Arabohora TV, kuba bavandimwe mwatekereje neza gushiraho uyu murongo w'ijambo ry'Imana. Nibyo Imana yaduhamagariye, ni ugukora umurimo wayo, kuvuga ubutumwa. Tubigizemo igihe kinini, dufite uburenganzira bw'itorero ryacu rya Pentecote ADPR mu Rwanda, kuva ku muvugizi Sibomana kugeza ku muvugizi Efraimu, kugeza ku mushumba mukuru Ezayi. Bwose ubwo burenganzira bwabo bwanditswe turabufite, kuko Imana yabiduhamagariye gukora umurimo wayo wivuga butumwa. Reka mbanze ndirimbira Imana, ndaza kubabwira indirimbo ahantu nahuriye nayo. Hahiri umuntu Uwiteka akunda, uwashikamije umutima ntazagwa. Nawe isi yavaho, ijuru rikavaho, azamuremera isi y'amasezerano. Hahiri umuntu Uwiteka akunda, uwashikamije umutima ntazagwa. Nawe isi yavaho, ijuru rikavaho,
bikavaho aza muremera isi y'amasezerano twakuvaho tukajya handi niwe ufite amagambo meza y'ubugingo ni wowe mana we ni wowe ufite amagambo meza y'ubugingo nzahora nkwisunga ushobora byose kuko imigambi yawe ari myiza kuri twe uri buye rizima ryanzwe n'abubatsi ariko ku Mana niryo ryatoranyijwe nzahora nkwisunga ushobora byose kuko imigambi yawe ari myiza kuri twe uri buye rizima ryanzwe n'abubatsi ariko ku Mana niryo ryatoranyijwe twaguhiki kurukundo we kunda guhaye ubugingo bwanje Mana guhaye umutima utegeke guhaye ubugingo bwanje Mana nguhaye umutima utegeke Mana naje ndagushimiye ijuru ni intebe yawe isi ni intebe y'ibirenge byawe data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze ibyo ushaka ari byo tugenderamo ni mu izina rya Yesu amen kadusome umurongo w'ijambo ry'Imana uri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 15 no ku 14 15 ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana no ku 14 ijambo riravuze ngo 15 no ku 14 muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka sinkibita abagaragu kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora sinkibita abagaragu kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora ahubwo mbise inshuti kuko ibyo numvise kuri data byose mbibamenyesheje simwe mwantoranije ahubwo ninjye wabatoranije kandi mbashiriraho kugira ngo mugende mwere imbuto mugende mwere imbuto zanyu zigumeho kugira ngo ico muzasaba data cyose mu izina ryanje azakibahe ibyo mbibatekerereje kugira ngo mukundane numvise uyu munsi Imana impaye iri jambo ngo tuganire namwe mwese muri ku migabane itandukanye ndashaka ko tuganira kuba inshuti y'Imana bene data ndababwira ubuhamya ngewe namenye neza ko kuba inshuti y'Imana bitandukanye no kuba inshuti y'abantu bakomeye Imana haleluya Imana
igira ibintu byinshi yisangijeho nk'Imana n'Imana, n'Imana nyine n'Imana. Ariko reka mbabwire bene data, nabonye kuba inshuti y'Imana birenze kuba inshuti y'abantu bakomeye. Yohana aravuga ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Aya magambo Yesu yayavugiye i Galilaya, igihugu cya Isiraheli gifite intara 3. Nagize amahirwe 2014 yo kuja mu gihugu cya Isiraheli, kandi ari Imana yabimbwiye. Imana yabimbwiye inshuro 5, irambwira ngo ndashaka kunkorera, kandi jewe ubwanje Imana haleluya, Imana irambwira ngo ndashaka kuguha imfashanyigisho kuko ningiye ushaka kugukoresha. Bene data, nsubiye inyuma ho kandi ho gato, muri 80 mu kwezi kwa 11 muri 80 mu 1980 Imana nibwo yampamagaye injyana kubana n'umuhanuzi Mariam Kinyamaruru, aho twari dutuye mu gihugu cya Kongo. Twabanaga n'umuhanuzi Mariam Kinyamaruru ahantu hitwa Ikabera. Mariam, Imana inkorera ico kintu nari nkiri muto, ariko nari maze gushaka. Nashatse mu kwezi k'8 muri 80, mu kwezi k'11 Imana irampagurutsaho nari ntuye, hari urugendo rurerure n'amaguru nja kureba uwo muhanuzi Mariam. Twabanye nawe imyaka 16, yabagaho yagize imyaka 24 Mariam atarya atanywa, ataja ku marazima ayariyo yose, adahindura umwenda. Imana yabikoreye ngo kugira ngo itwereke ko mu ijuru ntaza ribayo, mu ijuru nta imyenda yaho ntisaza. Iramuhamagara Mariam, ngira amahirwe yo kuja kubana nawe, ambwira ubuzima bwanje, ambwira cy'Imana ishaka. Reka ngubwire mwene data, ifuze kuba inshuti y'Imana. Imana niyizi ico uzabacu. Imana yabwiye Yeremiya ngo nakumenye ntarakurema, kandi ngutoranya ukiri urusoro mu nda ya nyoko. Imana yigushaka ikagutoranya, igira n'ibimenyetso bifatika ikwereka ko ariyo igushaka. Muri 97 nibwo natahutse ngera muri iki gihugu. Imana nabyo yabimbwiye. Mariam yari amaze kwitaba Imana. Hari abantu abapfakazi n'imfubyi bari bakiriwe n'itorero rya Pentecote ADPR mu Bugarama. Abagabo 42 bamaze kwitaba Imana, abagore babo n'abana babo. ADPR irabakirira bazani bashitsa muri Sefoka Igitaramo, Muhanga, Inyabisindu. Imana irambwira kuko ngewe nari nazamutseho gato mu misozi ya Kongo, kuko umuhanuzi yaratuye muri Plaine. Twazamutseho gato ndimo gusenga Imana, numva mbabaye cyane ko dusize nabo bagabo benshi twakoranye umurimo w'Imana bamaze kwitaba Imana. Imana irambwira ngo haguruka ugende uje kubana nabo. Ndaza mbana nabo. Nari nzi ko ubuzima bwanje bwose ari ukubana nabo, karera abo bana, kabana nabo bapfakazi. Imana ikora uko ishaka. Imana ikorera ku nyungu zayo. Imana irongerera ansanga irambwira ngo ndashaka kuvuga ubutumwa. Imana irampagurutsa, nyisaba ibimenyetso 2. Ndayibwira ngo Mana, niba ari wewe. Icyo gihe nari maze kubona abantu bavuye Cangugu, bavuye Ibyumba, bavuye, nababwiye ko ntuye Muhanga. Imana irababwira ngo Imana iradutumye ngo haguruka uyivugire.
Nyisaba ibimenyetso ndavuga ngo Mana icambere. Haleluya. Yesu ni inshuti yanje sinzamureka, yangiriye neza sinzamureka. Ndayibwira ngo ni ngiye ushaka, ndashaka ko Mana unyiyereka njyenyine ubwanjye, kazagenda atari uko watumye abandi, njyewe njyenyine ubwanjye ukabimbwira. Icya kabiri, ndashaka urwandiko rw'itorero rumpa uburenganzira bwo gukora uyu murimo. Urabishoboye, njyewe sinobishobora kuvugana n'ubuyobozi bw'itorero, ariko wowe iyo barwa ndayishaka, impe uburenganzira bwo kuvuga ubutumwa. Imana irambwira umunsi umwe nagiye gusenga ndi mu buvumo ahantu ikabuga hano muri Kigali. Imana irambwira ngo ico wasabye ico byombi ibyo bibiri ndabikwemereye kandi ugiye kubibona, kandi ngiye kukuzengurutsa mu isi. Ntabwo yambwiye mu gihugu, mu isi uzankorera nije ugushaka. Twasomye ijambo Yesu yavuze ngo muri inshuti zanjye, abwira ba Petero na ba Yohana, aravuga ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Kugira ngo umuntu abe inshuti y'Imana ugomba gukora ubushake bw'Imana. Imana irambwira ati ngiye ndashaka kugukoresha kandi ibyo wasabye bibiri ndabikora. Umunsi umwe ndicara nsanga mwarimu w'umudugudu wacu ariho muri kino gihe bita itorero. Ndamubwira nti Imana irimo irampatira kuyivugira, kuvuga ubutumwa, ariko ndashaka icyangombwa. Ati umudugudu ntutanga icyangombwa, ariko aranyandikira urwandiko njyana muri paruwasi. Paruwasi iranyandikirije njyana mu itorero ry'akarere. Itorero ry'akarere ransinyira ngo nje mu Rurembo. Ngeze mu Rurembo barambwira ngo wewe genda wandike urwandiko, usabe sukuveri ya paruwasi, sukuveri y'akarere na sukuveri y'Ururembo, utanga ico cyangombwa ni ADPR yonyine. Imana ibasha. Nasomye ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye ab'Efeso, ni ibice 3 n'umurongo wa 20. Bibiliya iravuga ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira. Ariko wumva ko kandi kuko imbaraga zayo ziri ngo zidukoreramo. Haleluya. Imana ikora ibintu ihagaze ku mbaraga yatubitsemo. Imana ibasha gukora ishingiye ku byo wayikiranuki ikagira ibyo kubitsa. Ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira kuko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Imana ikorana n'abantu yabitsemo imbaraga zayo. Barambwira ngo genda wandike, ndandika, ndabyohereza. Abo bose baransinyira kugira ngo umushumba wa paruwasi asinyire, umushumba w'akarere asinyire, umushumba w'Ururembo asinyire. Byashingiye ku buhamya nari mfite, kuko bakurikiranye ubuhamya kuva mu mudugudu kugera mu Rurembo. Iyo sukuveri ngo igere ku muvugizi wari uhari ico gihe, Sibomana Jean, ashingiye kuri ubwo buhamya bwose amba icyemezo cy'amezi 3 kirarangira, bamba icy'amezi 6 kirarangira. Ubu ngubu ngenda mbona ic'umwaka uko ADPR ubuyobozi bwacu bukuru buhinduranije bereka ubwubundi uko bambaye. N'ubu ngubu ndagifite c'umushumba mukuru w'itorero ryacu rya Pentecote ADPR Izayi, ndagifite ngendana. Kindi rero bene data, Imana irambwira muri 2013 irambwira ngo nzakujyana mu Isiraheli, nta n'igiceri cyawe na kimwe wishuye. Imana ifite amafaranga, Imana irashoboye. Umva ndatangaye, ariko ndaribika. Irongerera bivuga bwa kabiri, irongerera bivuga bwa gatatu,
irongerera bivuga bwa kane ku nshuro ya gatanu. Birakunda ntajanye kure, ntagiye muri jambo nirindi, birakunda ja mu Isiraheli. Nubu sinzi umuntu wanishuri nja mu Isiraheli, tunyura muri Egypt. Twahagurukiye hano ku itariki 28 z'ukwezi kwa 9 muri 2014. Tunyura i Cairo dukomeza ubutayu bwonyine. Bene data nabonye Imana ibintu yakoze ku bene data bamenye Isiraheli. Ni ibirometero 750. Ubutayu butagira katsi, butagira gahuru, nkeretse ibyo bagiye batera amajaride kubera iterambere riri muri Cairo. Ubu ngubu bahashize amahoteli. Nasobanukiwe ririya jambo, nasobanukiwe n'impamvu Imana yashakaga konja mu Isiraheli kandi kanyuza mu butayu. Biriya jambo rivuga ngo imbaraga z'Imana, naratangaye bene data. Imbaraga z'Imana, ririya jambo rivuga ngo nijoro Imana yababeraga inkingi y'umuriro, mu kumanywa Imana ikababera inkingi y'igicu. Icokere kiba mu Isiraheli cyonyine kiratangaje, nako kiba mu butayu. Impamvu Imana yabavugaga nta mashanyarazi yari ahari, hari mu butayu bukomeye, ahantu hari icokere. Nijoro Imana niyo yababeraga itara, amatabaza, niyo yababeraga inkingi y'umuriro ikabayobora. Ku manywa ikababera inkingi y'igicu, ikabakingira kugira ngo izuba rifatikanyije n'ubushuhe bwabo. Reka mbabwire bene data, reka nihute muri ayo magambo. Ndavuga ibintu bine nanezerewe nabyo mu butayu. Icyambere, Cairo, umujyi wa Cairo n'ubutayu. Twageze kuri Nili, aho batoraguye Mose. Aho iyo Nile niyigabanya Cairo n'ubutayu. Nile niyigabanya Cairo. Umujyi wa Cairo uhekera kuri Nile, ubutayu utangirira kuri Nile. Cyo ni cyambere. Kandi byaranejeje kuza nsoma inkuru za Mose. Narageze muri urwo rufunzo aho batoraguye Mose. Icya kabiri, Imana guhamagara Mose ikamukura kuri Sinai, ikamusubiza i Cairo kwa Farawo. Twageze kwa Farawo tukiri i Cairo, twageze kwa Farawo. Amapiramide 3 mwumva ku bantu bize nayagezeho. Arakorotiye ni mu ngoro ya Farawo, aho Farawo yari afite icicaro. Abanyesiraheli bayubatse imyaka 20 batonda mu gitondo akageza ni mugoroba. Aho naho ndahavuye. Imana icya gatatu, Imana isanga Mose kuri Sinai. Sinai, kuva kuri Sinai no kugera i Cairo, nukuvuga ngo babwiye ku ibirometero, ubutari ibirometero 750. Ntabwo nabashije kubaza neza, ariko kuva i Cairo no kugera kuri Sinai. Kuri Sinai iri mu butayu. Kuri Sinai niho hari ibirometero byinshi kuruta kuva kuri Sinai uja kuri frontiere ya Taba igabanyije Egypt na Isiraheli. Imana imukura aho Imana yasanze Mose aragiye umukumbi wa sebukwe Yetiro, abona igihuru caka umuriro ntigikongoke. Twarahageze aho kuri Sinai, aho naho ndahatambutse ku nyanja itukura. Inyanja nditukura, ahubwo ubushakashatsi basanze
amabuye n'ubutaka bwo hasi aribwo butukura, ariko amazi ni amazi asanzwe y'urubogobogo meza, uburyo uyahagararaho ukaza urangiza n'amabuye n'ikanduka ari hasi. Ariko impamvu bayise inyanja itukura, ubushakashatsi bwasanze hasi yaho y'iyo nyanja hose, kandi iyo ni inyanja. Jewe natuye kuri Lake Tanganyika, ariko igabanyije Kongo n'u Burundi, nayituyeho nayibayeho, niho uwo muhanuzi navuze yabaga. Ariko ndagira ngo mbabwire bene data, iyo nyine ni lake, ariko iriya ni inyanja. Ni inyanja. Ubushakashatsi bwakozwe, muzi ko biriya bihugu biteye imbere mu iterambere, biri hejuru cyane mu iterambere, batweretse muri metero, kuva hano no kugera aha metero imwe, nako kilometero imwe, kilometero imwe. Aha icyo batabashe kumenya naho bituririye, ariko twageze kilometero imwe kuva hano kugera abatubwira ngo naha niho bituririye, niho abanyesiraheli bikiriye muri nyanja. Kandi ukunda ririya jambo rivuga ngo imbere yaho ngo hari imisozi, ntaho bari bafite biyamurira, kuko niko bimeze. Aho naho ndahatambutse, nibyo bintu bine gusa mvuze mu butayu. Mu Isiraheli twagize amahirwe yo kugera mu Isiraheli, naho ndahavuga ibintu bitari byinshi cyane, ariko ndababwira ibintu byamfashije. Haleluya, haleluya. Amen. Mu Isiraheli twageze kuri Tabora. Tabora bisobanura ngo, Tabora iri mu ntara ya Yudeya. Tabora iri mu ntara ya Yudeya. Uturutse Taba uvuye mu butayu unyuze hasi, nyine birumvikana ko twaciye kuri frontiere, wambukira winjiye mu Isiraheli, wambukira mu ntara ya Yudeya. Mu ntara ya Yudeya twageze kuri Tabora. Ni agasozi, nta modoka iyo ariyo yose ziterera, imodoka zose zibajana zigera ahantu zisigara, hakaba amajipa bazamura. Agasozi kaburimbo, ariko agasozi gaterera cyane. Tabora, aho Petero yavuze ngo ndaca ingando 3. Ahantu hose hakorewe igitangaza, bahubatse urusengero, abantu baza gusura bakababwira ngo ngaha aho igikorwa cyabereye, mukinjira mu rusengero mugasenga. Twahagiriye umunezero Tabora. Tabora bivuga ngo ni ahantu Debora yarwanije umwami aramutsinda. Byatumye Imana yongera kunyibutsa imbaraga ikoresha. Ngewe kuva mbonye aho hantu ndakubwira abadamu, mu Mana nta mugore nta mugabo, Imana yonyine niyo yikorera. Haleluya, haleluya. Tabora nico bisobanurwa, n'ahantu Debora yarwanyije umwami, aha yashaka kuzana ibintu byo kubuza ubushake bw'Imana. Debora aratsinda, bahita Tabora. Niho Petero yavuze ngo ndaca ingando 3, imwe yawe. Bahubatse inzu bashyiraho icumba cyanditse ngo cumba ca Yesu, cumba ca Mose, cumba ca Eli. Ingando 3, imwe yawe, ndi ya Mose, ndi ya Eli. Sobanurwa ngo Mose wari uhagarariye amategeko y'Imana, Yesu yarabonetse aramubwira ngo nari mpagaze muri iki cimbo cyo guhagarara amategeko. Yesu umusohoza w'amategeko ataraza, ngiyi amuhare mise reprise. Mose ko wari uhagarariye amategeko y'Imana. Eliya ngo wari uhagarariye abahanuzi, aramubwira ati umuhanuzi mukuru arabonetse, bakora remise, bahita Tabora. Twageze i Nazareti, aho umwuka we, aho marayika yasanze Mariya, aramubwira ngo Mariya urahira. Bahubatse urusengero i Nazareti. Batugiriye n'ibindi bitatu, ariko ndavuga mu ikintu kimwe kubera shaka gukomeza n'umwanya nahawe. Aho bahubatse urusengero runini rwiza cyane, kuri podium bashushanya ibirenge bya Mariya aho yari ahagaze, marayika musanga. Buri muntu wese urahagera ukinjira muri urwo rusengero, aravuga ngo marayika aramubwira ngo urahirwa Mariya,
uzabyara umuhungu uzamwite Yesu. Aho ngaho niho twarahageze no muri urwo rusengero. Amagambo atatu rero bahatubwiye, ndavuga mu ijambo rimwe. Baratubwiye ngo isi yose kubera Yesu ko ariho yaje kuvukira mu muntu. Igihugu ca Isiraheli cyose, ikoranabuhanga mwumva rihambaye, abanyabwenge ba mbere ku isi ni abakomoka i Nazareti. Aho bavugaga ngo hari iciza cova i Nazareti, kubera ko Yesu Imana yohereza umwana wayo kuza kuvuka mu isi kubera agace ka Nazareti. Bibaye ngombwa ko babwira Bibiliya. Bibaye ngombwa ko mbabwira Bibiliya, numvise icyo kintu ndo gisiga. Baratubwira ngo abanyabwenge bubatse Amerika, bubatse ibihugu byose bibaho, bakomoka i Nazareti. Kubera Imana ariho yahindukiye umuntu iza kubyuka. Cya kabiri, baratubwira ngo igihugu ca Isiraheli cyihariye fruit ku isi yose, nico gihugu ca mbere kuri fruit. Noneho muri Isiraheli naho ahantu mu ntara irimwo umweru kabije ukomeye ufuruniswa ku isi yose muri fruit ni Nazareti. Reka mbimuke noguma kuvuga ibyiza byiza na haleluya, amina. Bene data, nagize umugisha wo kubana n'umuhanuzi, ndongeragira umugisha wo kukandagira mu butaka bwa Isiraheli. Muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka, sinkibita abagaragu, kuko umugaragu atazi ibyo shobuja akora, ahubwo mbise inshuti. Kuba inshuti ya Yesu, kuba inshuti y'Imana. Ikambabwire bene data, cyo ni icya kabiri. Cyo ni ikindi kintu mvuze maze kwinjira mu Isiraheli. Mvuze intara ya Yudeya, mvuze n'intara ya Galilaya, ariko ya Galilaya ndacari mu karere ka Nazareti. Tuza kwimuka tugera i Galilaya. Ni mumurebu wanesheje, ni mumurebu wanesheje, yarazutse mwami Yesu, yarazutse none ariho. I Galilaya niho yagiye, i Galilaya niho yagiye. Mana ishimwe cyane. I Galilaya rero nzampavuga ibintu 9 byanejeje, ariko uyu munsi kubera umwanya mfite bene data ntabwo nabivuga byose ngo mirangize. Ndavuga nk'ibintu 4 gusa. I Galilaya niho Yesu yatoranyirije intumwa ziwe 12. Ni Galilaya, aho ngaho twarahageze. Aho i Galilaya niho Yesu yatoreye intumwa ziwe 12. Niho Yesu yashingiye ministeri yivuga butumwa, arico natwe yadusigiye ngo dukore uyu murimo. Source y'umurimo wivuga butumwa Imana ishaka ko dukora ni Galilaya. Haleluya. Icyo ni icyambere, i Galilaya. Icya kabiri, Yesu nta handi hantu Yesu yacumbitse igihe cyose yabaye ku isi keretse mwa Petero. Inzu ya Petero iri Galilaya, nayinjiyemo. Inzu ya Petero hasigaye inkuta zirahari, inzu ya Petero irahari. Cyo ni icya kabiri cyafashije Galilaya. Nta wundi muntu umwe zose 12 bigeze batwereka ngo hani kwa runaka muri bariya ba Yohana ba Yakobo bande bose, ariko hariho kwa Petero. Haleluya. Izo amahirwe yo kwinjira kwa Petero. Cyo ni icya kabiri. Navuze ngo ndavuga ibindi bintu. Icyaga 3 cyamfashije turi i Galilaya. I Galilaya niho Yesu yashatse umunsi umwe arimo kwegereza ibintu byo gusezerana n'abigisha hariya kwa Petero. Igihe kimwe yasanze ngo Petero na Yohana na Yakobo ngo baraye baroba akishijoro ku nyanja ya Tiberi. Narahageze, harimo ijambo tumye mvuga icyo kintu. Arababwira ngo
Yesu ngo abonye abantu benshi aragenda yegera ubwato bwa Petero ngo aramubwira ngo nabutsure, abwicaraho arabwiriza, ngo arangize kubwiriza aramubwira ati Petero subiriza ubwato bwawe muhengeri. Petero aravuga ngo databuja twaraye turoba dukesha ijoro, ariko kuko ari wowe ubivuze reka tubusubizeyo. Abusubizayo abusubizayo aho simbatinda afata ifi nyinshi ngo amato yabo yenda kurengezwa, barakurura batira yandi kugira ngo babashe kwambuka. Hari ico ngendereye kuri ibyo. Arangije muribuka ko hari aho Yesu yabajyanye mu nzu aja kubagaburira amafi, aho hari inzu i Galilaya. Buri bantu bose basuye aho hantu muza mugenda muri iyo nzu mugashika bakabagaburira, ahandi hose restaurant muri ishurira, ariko bashika bakabaha amafi mukarya ku muntu. Kuva uwo munsi muri iyo nyanja ya Tiberi kugeza uyu munsi kuzageza iteka ryose indagara ngo kurya Yesu batibuye rwa rucenga barakurura ziraza. N'ubu ngubu niho hari ikirobyi gikomeye i Galilaya. Nicyo gituma bahasuye bose barya amafi. Yesu yarayahamagaye. Haleluya. Haleluya. N'Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira. Nuba amafi. Buri bantu bose basuye i Galilaya barya amafi. Ku buntu. Aho hantu murashika mukarya ku buntu. Gafata karya. Naje narayariye kuri ya mafi Yesu yahamagaye. Cagihe caba baraye ngo kumanywa jewe nabaye ku nyanja ya Tanganyika buri laki. Nta muntu uzuroba kumanywa bafata ifi uko zibonye itara bacana amatara bita ngo makorema, bakajyana bayaziritse indagara zarangiza umuco zikaza zigafatwa mu rusundo. Ariko ayo ngayo Yesu yahamagaye kumanywa yihangu izuba rive. Haleluya. Imana yacu ibasha gukora. I Galilaya ibyaho ashaka kuvuga. Reka nongere ikindi. I Galilaya niho Yesu yavuye, niho Yesu yavuye aje i Yerusalemu kubambwa, agapfa, agazikwa, akazuka. Amaze kuzuka arasubira i Galilaya kuja gusura abigishwa be. Haleluya. Amen. Haleluya. Arasubira i Galilaya. Yesu yazutse arasubira i Galilaya. Ngo aje no kuzamuka aja mu ijuru, ahaguruka ava i Galilaya aragenda agera ku musozi wa Elayono, arazamuka ijuru riramwakira. Amen. Asubira i Yerusalemu. Tuvuye i Galilaya twinjira muri Yerusalemu. Yerusalemu n'umurwa mwiza twahawe. Haleluya. Reka ndeke uturirimbo twumvara umwana. Bene data muzumva ubu butumwa bwese. Turi ku ijambo rivuga ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Turagenda rero tugera i Galilaya, tugera i Yerusalemu, tuvuye i Galilaya, tugera i Yerusalemu. Yerusalemu ndahavuga ibintu bitatu kugira ngo ngere no ku bindi bintu nabyo numva shaka kubabwira. I Galilaya Yerusalemu rero twageze mu nzu yo hejuru aho Yesu yabwiye abigishwa be, arababwira ngo murindire kuzageza iminsi. Aho Yesu yabwiye ngo simbasiga mu yifuza. Mu byakozwe n'intumwa aho Yesu yababwiye ishakora ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanuke. Yarabwiye ngo murindire muri ca cumba cyo hejuru, yabwiye ngo murindire umwuka wera muguma. Icyo cumba twakigezemo ni cumba cyo hejuru kiri i Galilaya, aho Yesu i Yerusalemu, kiri Yerusalemu aho Yesu yasize abigishwa biwe. Aho ndahatambutse. Icakabiri twageze kuri Elayono aho Yesu yazamukiye. Reka mbavuge Elayono ndayivuga ibintu bibiri. Kuri Elayono niho abakristo bose bo mu Isiraheli niho bashingurwa.
bashingurwa kuri Elayono kubera gutegereza Masiya ko ariho azagaruka. Babashinguriye kuri Elayono kandi ho icakabiri cyaho hantu ntabwo bashinga umusaraba iyo wamaze gushingura umuntu barawurambika kurya umuntu yaryamye agaramye bamushingura bamara no kubaka imva bakarambika umusaraba hejuru kuvuga ngo uyu muntu komeza utegereze Masiya ko azaza. Muribuka ko umwanditsi w'igitabo cya Dawudi yaranditse aravuga ngo nduburira amaso yanje ku misozi gutabarwa kwanje ngo kuzaturuka he ni kuwiteka ngo waremye ijuru n'isi. Asante sana. Amen. Asante sana. Amen. Aho ni kuri Elayono. Uri kuri Elayono rero ni hejuru mwirango n'umusozi. Uba witegeye iyo winjira kuri Elayono nahagereranyije nguko umuntu winjira muri Kigali uturutse mu majyepfo kaja hariya muri mo Kigali. Uhita ureba ikibaya cyose cya Yerusalemu. Baba bakwereka ngo hariya ni kuri Moriya, hariya Dawudi yarwaniye na Goliyati, hariya ni ku ngoro y'umwami, hariya. Ariko noneho Igorigota ubu harangiza hasi mu gashamba k'Getsemani. Twageze mu gashamba k'Getsemani. Twageze mu mva ya Yesu. Reka mvuga ibindi bintu bibiri nsoze ku rugendo rwa Isiraheli. Twageze ku rukuta rw'amaganya ya Yeremiya. Aho niho abantu bose amatsinda yose baba bajemwo basuraha ariko iyo ugeze aho ngaho ku rukuta rw'amaganya abantu bagiye badutuma batweheza impapuro z'ibyifuzo. Aho ngaho niho muza gusuka amaganya y'aba bantu bose babatumye. Ni urukuta rugiye rubamwe ahantu ugafata impapuro zawe ugafyondamwe zigatibuka zikanyanyagira hasi ariko uba wazigeshejemo. Aho batubwirira ijambo ryanesheje cyane baratubwira ngo hari abagabo Imana yahamagaye ibaha umutwaro ngo kuvuga ngo baze baza batoragure bya impapuro zose zanyanyagiye bya byifuzo byose byavuye ku isi yose. Twahageze tuhahurira n'abagabo bavuye Marezi. Twararirimbye turirimbiye indirimbo ivuga ngo narabatuwe rwose. Twayiririmbiye ahantu twari tugeze gusura abantu bavuye Marezi dusanga bahagaze batumva ikinyarwanda ariko barahaguruka baravuga ngo ayo majwi saya abantu n'abamarayika kubera Imana yari yabagendereye. Bakaza ngo bagatoragura ibyo mpapuro zose ngo bakazijyana ahantu iruhande rw'ingoro y'umwami Dawudi ngo bakazishyira ahantu bakazipfukamaho ngo bakavuga ngo Mana ibyifuzo by'aba bantu bose ubisubize kandi ngo kirazira kikaziririzwa izo mpapuro ngo zizazitwikwa. Izo mpapuro ngo zizazitwikwa zizazishigwa ahantu zikabifumbire zikazakoreshwa ariko ngo zishobora gutwikwa kubera ko ari ibyifuzo bamuritse Imana. Abo bantu babiri abo batambye babiri ngo bahoraho ngaho buri gihe. Bene data twageze kwa Esayi aho Samweli yagiye kwimikishiriza Dawudi amavuta. Twageze i Betlehemu aho Yesu yavukiye, mu nzu Yesu yavukiyemo umukiza wanje umucunguzi wanje. Isiraheli ndayishoje. Nawe nagukumbuza biranejeje gukandagiza ikirenge aho Yesu yakandagiye aza kuncungura aza kungura amaraso yiwe. Bituma usoma, reka mbabwire iki kintu, bituma usoma Bibiliya ukayumva. Iyo uhaye usoma ayo mateka warayagezeho warahabonye. Bene data Imana yabimpereye kuzaza mbibabwira kuko mbibabwiye kuko ntabwo nabyishuriye ni Imana yabimpereye naje ndagikoze. Oh haleluya, sifa kwake Mungu. Nico yabimpereye ngo nzabibabwire. Mvuze bike ariko nakuye ibintu byinshi byamfashije ubugingo bwanje. Ngarutse kurindi jambo rero muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Reka mbabwire bene data aya magambo yandi abiri anje mu mutima. Imana ishoboye byose. Imana yo kugezaho amafaranga to kugeza
ibishaka kubw'inyungu zayo. Shaka ubushuti n'Imana. Ngewe urimo kubabwira gutya, nagiye mu Isiraheli ndabibabwiye ntishuye, nagiye i Buraya atari amafaranga yaje, n'ubu nyine ubu mfite ubutumire bwo kuzoja kumara ukwezi ndimo kubwiriza ubutumwa bwiza i Buraya. Imana irashaka ko tuja kubwira abantu b'i Buraya nibave mu isi, bave kurangara mu by'isi, ijuru rirabategereje bahunge Gehanumu. Nagiye i Buraya, nageze mu Bubiligi, nageze mu Buholande Amsterdam na Bruxelles, nageze mu Bufaransa i Paris. Nta mafaranga yanje nishu, kandi Imana yari imbimbwiye inshuro zingahe. Ndagira ngo mbabwire, mwifuze kuba inshuti y'Imana, Imana yo kugeza aho ushaka, Imana yo gukorera aho ushaka. Cya kabiri kindi nongera kuri ico ngico, nagiye muri Ghana na Nigeria. Aho hose nta mafaranga yaje nishu, kandi nta hantu nagiye Imana itambwiye, kandi Imana ikambwira icyo ishaka. Ubu imigabane y'isi ko ari 5, maze kugera muri 3, hasigaye 2. Kandi ndababwira hano amateka y'iminsi iri buze, nzababwira nabyo ko iyo migabane yindi nayigezeho kubera Imana. Ndagira ngo mwifuze kuba inshuti y'Imana. Hari abantu bavuga ngo reka mbabwirire ijambo. Ngewe nabonye Imana ingeza ku bintu byinshi. Ngewe nabyaye abana 12. Umwana umwe niwe wagiye mu ijuru, abana 11 barahari, mfite abuzukuru 9 kubera Imana. Maze gushingiramwe abana 5, sigaranye abana 6. Imana nawe yarambwiye ngo ndagushaka ngukorere, ibindi ntubirebeho. Hari umuzungu wavuye mu Busuwisi agera Igitaramo, aravuga ngo arashaka umwana witwa Murekatete Karim. Uwo n'umwana waje, yamwishuriye kuva mu wa 4 kugeza arangiza lisansi. Uwo muzungu simuzi, kandi yaje abaza ayo mazina. Imana yari igize imyaka 2 ibimbwira ngo hari umwana wawe ugiye kwishirwa, hari umuzungu ugiye kuba inshuti yawe yishurira umwana. Bene data, mureke twifuze kuba inshuti y'Imana. Niko yabwiye Yeremiya ngo erego zibyo nzabagirira ntabwo ari bibi, ni byiza. Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo gusaba, ariko nimukora ibyo mbategeka. Sinkibitabagaragwa kuko umugaraga atazi ibyo shebuja akora, ahubwo mbese inshuti kuko ibyo numvise kuri data byose bibamenyeshereza. Imana yarirahira avuga ngo ntaco nzakora ntamenyesheje intore zanjye. Kuba inshuti y'Imana bituma umenya ibihe n'iminsi. Ubuhamya naringize ngo mbayeho gatoya, bavandimwe bari kuri icano, mbifuriza ngo mwifuze kuba inshuti z'Imana, mwifuze gukora iby'Imana ishaka. Reka gucika intege, reka no kwiheba, no kurambirwa n'iminsi yo kubabazwa, mu gihe bavuga ko bitagishobotse. Uko niko Imana ivuga. Imana ndihutiraho tikereza, ikora ku mwanya wayo, igasubiza hageze. Bavandimwe mwese muri ku migabane itandukanye, muzumvira ijambo. Twifuze kuba inshuti y'Imana. Ubuzima bwacu buri mu kuboko k'Uwiteka, imibereho yacu iri mu kuboko k'Uwiteka. Ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira. Ngewe sinigeze nyisaba kuzenguruka isi, hano ubwo nawe ndi wabisa.
ariko ikorera ku nyungu zayo, ikorera ku bushake bwawe. Muri ibyo yaravuze ngo ni nani aliye tayari akajongee kando la shimo ili watu wafike awashike na kuwaongoza katika njia ya uzima. Imana irashaka ko ninde witeguye intego y'ijambo, intego y'ubutumwa, intego y'Imana kuduhamagara ni ukugira ngo natwe tuzana abandi. Imana izatubaza abo twazanye kuri Yesu, ko niyo ntego y'ijambo ry'Imana. Mwakire neza ijambo ryayo. Mana turagushimiye kubw'imbaraga z'ijambo ryawe uriherekeresha. Mana turagushimiye ku mirimo n'ibitangaza ugenda ugaragaza ko uri kumwe n'abantu bawe. Abazumvira ijambo bose dukeneye ko izina ryawe rishyirwa hejuru, dukeneye ko ubwami bwawe bwamamara, kuko ibyo wadukoreye n'ibyo wakoreye abandi n'ibyo uzakomeza kudukorera biri mu nzira yo kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru, kuko ni wowe buzima bwacu, ni wowe mbaraga zacu, ni wowe gakiza kacu, mu izina rya Yesu, amen. Ndangije abazakenera bose kugira ico batubaza cyangwa twaganiraho, nababwiye ko nitwa Evangeliste Muhizi Nkundabera Jotamu. Telefone yanjye ni 0788 40 92 01. Iri kuri WhatsApp ni 07 2 8 40 92 01. Abatwandikira kuri email ni muhizi mu nyuguti nto muhizijotam@yahoo.fr. Mugira amahoro y'Imana. Urakoze cyane kubwo ikiganiro cyiza tugiranye ijambo ry'Imana kandi n'amateka meza uduhaye ya Israeli, n'ukuntu wagiye ukagenda Imana ariyo yaguhaye amasezerano. Ayo masezerano ndakeka warayakuye ku gihe wajya gusura Mariyamu. Nibyo amasezerano wakuye kwa Mariyamu kugira ngo mbega ujya kubona umukozi w'Imana umuhanuzi Mariyamu, hari ibyo yakubwiye ibyo byiburimo kunyuramo cyangwa hari umuhanuzi Mariyamu Imana yari yaramuhaye ubwenge bukomeye. Impano y'ubwenge nayo yari imwe mu mpano ze. Hari igihe yavugaga ibintu nk'amarenga, ubu niho twaje gutahura ko yangaga kuvuga ibintu kubera ko abantu benshi bashobora gusa n'uwizamuye ngo Imana yambwiye gutya. Imana yatubwiraga ko gusa ko muri mwe hano hari abazazenguruka mu bihugu bavugira Imana, ariko icyo yambwiraga gusa yambwiraga ko ndi umukozi w'Imana. Imana ireba abantu yahamagaye, ntabwo ireba abashizweho n'abantu. Hariho abashirwaho n'abantu ari Imana ibabahaye, hariho n'abashirwaho n'abantu Imana itabemeye. Yego, gusa hari ukuntu abantu bajya bitekerezaho bakavuga Mariyamu ngo yamaze imyaka 20 atarya, yambara umwenda umwe. Ubwo se yari umuntu umeze gute? Wowe wamubonye n'amaso yawe, tubwira ukuntu Mariyamu yari ameze ku buryo umuntu ahita byumva mu mutwe we akumva Mariyamu, kuko nibyumvikana kumva umuntu ngo amaze imyaka 20 na adahindura umwenda, adakaraba, atarya, mu byukuri kireka ari igiti. Watubwire byari bimeze bite uko wabibonye? Mariyamu rero nababwiye mu buhamya natanze ko Imana yamukoreye ibitangaza kugira ngo yereke abantu ishusho y'uko tuzabaho mu ijuru. Amateka iyo abazungu bigeze kuza kureba, kuko nabo bumvaga ari ibintu birenze ibitekerezo by'abantu, ariko baraganira bavuye mu Busuwisi. Mu by'ukuri natwe twenyine ubwiwe twabanye nawe iyo myaka twabonaga ari ibitangaza gusa uko bukeye n'uko bwije. Ntabwo natwe mu bwenge bw'abantu tubyumvikana ko umuntu yabaho imyaka atarya, atanywa, ataja ku marazima ayo ariyo yose. Ariko nyine ni rya jambo twavuze, Imana ibasha gukora ibiruta ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira. Wa mwanditsi wavuze ngo iby'amaso atigeze kubona n'iby'amatwi atigeze kumva
muri make nawe cyari gitangaza kirenze kamere n'ibitekerezo by'abantu Imana yarimo kandi yari afite ubwiza kandi winjiraga muri ico cumba yabagamo aryamye yari afite ndetse kino gice cepfo cyari paralyse yagendaga iyo bashakaga kubwira ngo bamujyane kandi hari abantu benshi baramuteruraga ariko winjiraga muri ico cumba nta wundi muntu wari kumva iyo parfait wumvagamo nta handi hantu abamarayika we barazaga bakamukorera ibintu byose bamuteraga parfait Mariya rero twebwe twumva umugani twese tubyumva nk'ibitangaza ariko hari ukuntu we wamubonye ubuntu bw'ubwiza bwe ukuntu yahumuraga hari ukuntu rero muri iki gihe abahanuzi usigaye ugira ku muhanuzi agahita kureba akanakurondora akakubwira n'ibyawe Mariya muri yarabikoraga cyangwa yarabanzaga kugusengera gusa akaza kukubwira icyo Imana imubwiye mu bintu yakoraga cyane hari igihe wahageraga ntabwo hari igihe winjiragamo ari bwo bwa mbere uhageze agahita akubwira uriwe n'ibyo watekerereje mu nzira n'ibyo wakoze ukiri umwana n'ibyo waje wakoze Imana igahita igira ngo ikwereke ko Imana ikuzi apana we akavuga ngo dai Imana irabazi Imana iratuzi dore wakoze iki dore wabigenje gutya wa bundi wavuganye n'uyu dore wavuganye n'uyu dore uko byagenze dore muzi uko waje utekereza dore n'ahantu ufite n'ahantu wanditse kumbaza ibi nibi muri make yaguhishurirwaga iyo wagirirwaga ubuntu yaguhishurirwaga akakubwira byinshi none se ko mwabanye mukamara n'igihe rumva yagusigiye n'abapfakazi mubona icyatumye amera gutyo ko ari gukiranuka cyane cyangwa n'umugambi w'Imana yari mufiteho kugira ngo imugire gutyo Imana imusanga yamusanze atarakizwa ni kwa kundi Imana yabwiye Yeremiya ngo nakumenye tarakurema Imana yamusanze atarakizwa nta n'Imana ivugwa mu gace yararimo ni Imana yamwihereye gusa ni urukundo yamwikundiye gusa iramurobanura nashobora kubigereranya kwa kundi kwa Mariya mu bakobwa bo muri kiriya gihugu b'i Nazareti kurya gusa amahirwe yo kuba Yesu akuva mwiza akaza kuri Mariya niko na Mariya Imana yamutomboye gutyo ako ntibajyaga bakadusobanurira ariko urakoze ukadusobanurira murakoze cyane biradushimije cyane rero kubera umwanya rero dufite mutoya reka tubanze tukureke noneho iki kibaye ikiganiro cya mbere tuzakomeza kugirana ibiganiro byinshi bakunzi barabohora TV ndashima ko mwamukunze nk'uko natwe twamukunze azajya atugirira byibuze buri cyumweru twabitwemerera akajya duha ikiganiro buri cyumweru kuko ufite ibintu byinshi ntabwo nabibemerera kandi sinabibahakanira kuko umurimo n'uw'Imana yego naje nishimiye gutanga ubutumwa ko ari cyo nababwiye Imana yampamagariye ariko hari igihe mushobora kunkenera hano abandi bankeneye yego hari n'igihe nshobora kuba ndi mu gihugu hano cyangwa nkaba ndi hanze kuko umurimo Imana impamagariye ni mugari n'injyana aho ishaka hari ikiganiro twifuzaga kugira ngo tuzagirane kandi uzanagikomeze sinzi niba wabitwemerera ikiganiro cyo kuvuga ngo turi mu gihe cy'iminsi ya nyuma abantu muri iki gihe cy'iminsi ya nyuma ntabwo ntibarimo gusobanukirwa iminsi ya nyuma ni iki kubera ko baravuga ati Imana yaravuze ngo hazaza umubare 666 bamwe bakawugereranya n'ibi bintu bya corona wenda abandi bakongera bakavuga ati buri hazaza indwara z'ibyorezo bakavuga ati nibyo bihe bya nyuma Yesu ari hafi kuza icyo kiganiro ndumva ngira ngo wazakidutegura ukatubwira igihe cya nyuma kugira ngo abantu bakomeze kwitegura umwami Yesu murakoze cyane ibyo ni ukubisengera murakoze tuzasenga Imana ariko ico navuga gusa cyo Imana ni nyiribihe Imana ntizatubaza ibihe niyo nyiribihe ahubwo Imana izatubaza uko twitwaye mu bihe ariko ibihe ni ibyayo kuko umubwiriza yabyanditse hari igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka ubundi ico navugaho gusa gito kuri ibyo uvuze ibihe ni iby'Imana abantu n'ab'Imana abari mu Mana bashoreye imizi mu Mana muri ibyo ko yavuze guswa yaravuga ngo hayizuru kwangu uko chini
utajiri au maskini, ngo hata nikifanywa kuwa takataka, habe nubwo nosuzugurwa. Ibi bihe abantu baye bakangwa nabyo ngo ni bihe bimeze gutya na gutya na gutya. Ahubwo ico novuga gusa, iyi ni intangiriro y'ibihe, kandi bibiri bivuga ngo hazaba igihe cy'ibyoreza n'ibyago n'intambara n'ibiki. Ariko kubakiranutsi, ku bantu bizeye Imana ko ari Imana iriho, nta mpamvu yo gutinda ku bihe, kuko bibiri irabivuga. Nibyo twese tuzahemberwa ibyo twakoze, kandi ibihe ni bya Kristo, ni nako nawe yabivuze. Gusa turagushimiye, murakoze cyane abakunzi ba Rabora TV. Ndahamya ko bazakubaza ibibazo byinshi muri comments, baze kubikubaza rwose, tuzongera tugutumire kugira ngo ubisubize, ugende ikindi kiganiro baho. Murakoze cyane namwe kudutumira no kutugirira icyizere, kandi igihe cyose zaza mudukenera dufite umwanya, niwo murimo Imana idusaba gukora. Kandi turabashimiye namwe ko mwashizeho uyu murongo wo kugira ngo abantu bari mu bihugu bitandukanye babashe kubona ubutumwa, babashe kwakira ijambo ry'Imana. Kandi dushimiye n'abantu benshi mufatikanije muri iki gikorwa. Imana ibahe umugisha. Sengera rero bagukurikiranye, basabira umugisha, ubasengera kubazo bitandukanye. Turahamya ko Imana iguhamagaye ikuba n'izindi mpano nyinshi. Muri izo mpano rero koreshamo yo gusenga, ubasengere. Hari abafite ibibazo bikomeye, hari ibibazo yabizi bitandukanye muri iyi si, ubasengere hose Imana kugira ngo igire icyo ikora ku bugingo bwabo. Reka dusenge. Murakoze cyane. Imana ishobora byose, mu izina rya Yesu Kristo Umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu, turi kuri iyi cano Arabohora TV, turagusabye kuba dukurikiye bose. Hari abafite ibibazo by'uburwayi, Mana isezerano ryawe nuko tuzarambura ibiganza ku barwayi bakaba bazima. Mana ishobora byose, hari abafite ibibazo by'intege nke, by'ibyaha runaka bananiwe kureka, ariko dushobozwa zose nawe Kristo uduha imbaraga. Ubaha imbaraga, umanura imbaraga kuri bo, babashe kugutunganira, kuko ukiza imitima ugakiza n'imibiri. Turagusabye Mana, tukwereka hariho abafite amakwe yananiwe gusohora, basohoreze amakwe. Hariho abana b'abakobwa n'ab'abahungu bafite ibyifuzo bitandukanye byo kubaka ingo. Niwe wavuze ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, ahubwo uravuga ngo Mana reka tumuremere umufasha umukwiriye. Hari ingo nyinshi zirimo gusenyuka, turaguhamagaye Mana ishobora byose, uzubake. Usange bariya abagore n'abagabo bagiye baraye bari butandukane, mu izina rya Yesu. Ku isi yose barahari, hariho abatandukanye ariko atari mu bushake bwawe. Wongere wubake ingo. Satani karagenda asenya ingo z'abakristo, harimo aragenda asenya ingo nyinshi z'abakristo, harimo aragenda asenya ingo nyinshi z'urubyiruko. Ariko Nyagasani Imana, turakwinginze kugira ngo wubake ingo muri kino gihe cyane. Hariho abantu benshi bavuye mu itorero kubera ibi byorezo bya COVID-19, ariko Mana ubagarure mu nzu yawe, bamenyeshe ko ibihe ni ibyawe. Nyiribihe urahari, sans levoz à l'abri de trage. Mwami Yesu, hariho abantu benshi bateye umusaraba mu bwongo, bagarure mu nzira, basubize mu imbaraga. Hariho abantu benshi bivuruvunjije mu byaha, ariko uri umunyembabazi, ubababarire Mwami, ubasubize ku murongo, basubize munsi y'umusaraba. Muri ibyo niko yavuze ngo niho nduri iteka, naho naburi byanje, ariko ngo hoza pabona mu inyungu. Twarakubonye Mana. Hari abafite ibibazo by'inzara, hari abafite ibibazo by'ubukene, hari abafite imyenda myinshi y'amabanki, hari ababuze, hari abapfakazi, hari imfubyi. Uri Imana
uri Imana, uri se w'imfubyi, uri umujyanama w'abapfakazi. Imbaraga zawe Mana zururuke kuri bo. Tugushimiye ko wumvise gusenga kandi hari icyo ukoze kuba byumva bose. Mana urakoze ko hari abukijije, urakoze ko hari ingo wubatse, urakoze ko hari abo wubakiye ingo. Mwami Yesu Kristo, mwana w'intama w'Imana, urakoze ko hari abugaruye mu nzu yawe. Data wera w'Imana, urakoze ko hariho bagiye kuguhanga amaso, bari bamaze kwizera ko ari kumaze kugabanuka. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu. Amen. Aramuhura TV, Aramuhura TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Aramuhura TV.